Amasaka ari mu bihingwa bya mbere mu bihugu byacu ndetse akaba no mu biribwa bikoreshwa cyane mu mafunguro yacu ya buri munsi. Kubona igikoma kitarimo amasaka ni gake cyane bishobora kubaho, kuko ni bake batazi imvugo igira ngo ikigage cy'ibyumba. Iki nacyo gikomoka ku masaka. Umutsima wa kinyarwanda rukacarara utetswe mu masaka uboneka kenshi ku munsi w'umuganura, ugaragaza ko amasaka dufitiye runini mu mirire yacu gakondo. Amasaka ni ifunguro ry'ingenzi uko wayarya kose. Ushobora kuyaryamo umutsima, kuyatekamo impengeri, kuyanywamo igikoma, ndetse ushobora no kuyakuramo umugati cyangwa gato. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka niacin. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka riboflavin. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka thiamine. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka magnesium. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nk'ubutare. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nk'umuringa. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka calcium. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka phosphore. Ibi byose ni ibihamya ko amasaka akungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, imyunyungugu ndetse na za vitamine zinyuranye nka potassium. Ikindi wamenya ni uko mu masaka uko wayarya kose dusangamo hafi 1/2 cya proteine na fibre, byibuze 48% byikenewe mu mubiri wawe ku munsi. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ukuntu amasaka afasha mu igogorwa. Byagaragaye ko ibiribwa byinshi byuzuye intungamubiri biba binakize kuri fibre zizwiho gutuma urwungano ngogozi rukora neza. Ku igaburo ryawe rimwe iyo uriyemo amasaka, burya uba winjije 48 za fibre zose ukeneye ku munsi, aribyo bituma igogorwa rikorwa neza. Ibi bikurinda ibyuka mu nda kandi bikakurinda kwituma impatwe no kuribwa mu nda, by'umwihariko binarinda gucibwamo kandi bikanagufasha kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Reka tubibutse kuzirikana ko burya ifu y'amasaka ikorwamo igikoma, umutsima n'ibindi binyuranye twagarutseho mu ntangiriro z'iki kiganiro. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo amasaka uko wayarya kose birinda kanseri. Ubusanzwe agahu kariho inyuma ku ishaka kagizwe n'ibirinda uburozi mu mubiri utasanga mu byo kurya byinshi bitandukanye, kuko amasaka abirusha ingano cyangwa ibigori. Ibi bintu birinda uburozi bizwiho kugabanya ibyago byo kurwara kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri yo mu muhogo benshi muri mwe mudukurikiye mutari muzi ko ibaho. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo amasaka uko warya kose birwanya diyabete. Amasaka aboneka mu mabara atandukanye, ariko ibinyasukari byinshi iyo bishwanyagurika bihindukamo isukari ishobora kongera igipimo cy'isukari mu maraso, nyamara siko biri ku masaka. Ahubwo agahu k'amasaka gakize kuri tanine, ikaba ifite muri yo enzyme zibuza iyinjizwa rya amidon cyangwa starch
nayo ihindukamo isukari iyo igeze mu mubiri, bityo bigafasha kuringaniza igipimo cya insulin na glucose mu mubiri. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo amasaka uko wayarya kose birinda indwara ya celiac. Nubwo ari uburwayi butamenyerewe, ariko iyi ndwara yo kugira ubwivumbure kuri gluten ikunze kuboneka ku bikomoka ku ngano. Nyamara kandi mu masaka ntayibamo. Birumvikana ko kuri aba bantu barwara iyi ndwara ya celiac, amasaka ashobora gusimbuzwa ibiva ku ngano. Iyi ndwara ya celiac irangwa no kubyimba, kugira isesemi no kwangirika mu mara bitewe na bwa bwivumbure umubiri ugira kuri gluten. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo amasaka uko wayarya kose birinda kandi bibungabunga ubuzima bw'amagufa. Mu masaka habonekamo magnesium ku gipimo cyo hejuru, bityo iyo igeze mu mubiri ituma igipimo cya calcium umubiri winjiza kizamuka. Iyi myunyungugu uko ari ibiri ni ingenzi mu mikurire y'amagufa ndetse no gusana amagufa yangiritse cyangwa ashaje imbere mu mubiri wa muntu. Ibi kandi bifasha mu kurinda indwara zinyuranye zifata mu magufa, bityo amasaka ni ingenzi ku bantu bakuze cyangwa abasanganywe ibibazo by'amagufa mu mubiri. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo amasaka uko wayarya kose birinda kandi bikabungabunga amaraso n'insoro zitukura. Mu ntangiriro z'iki kiganiro twabonye ko mu masaka dusangamo umuringa, bityo ufasha umubiri kwinjiza ubutare ukeneye. Ibi bikaba binafasha mu kurinda indwara y'ikizungera. Ubusanzwe iyo ufite ubutare n'umuringa bihagije mu mubiri bituma insoro zitukura zikorwa neza kandi zigakura ku gipimo cyo hejuru, bityo byongerera ingufu itembera ry'amaraso mu mubiri. Ubusanzwe iyo ufite ubutare n'umuringa bihagije mu mubiri bituma insoro zitukura zikorwa neza kandi zigakura ku gipimo cyo hejuru, bityo byongera isanwa ry'uturemangingo fatizo mu mubiri. Ubusanzwe iyo ufite ubutare n'umuringa bihagije mu mubiri bituma insoro zitukura zikorwa neza kandi zigakura ku gipimo cyo hejuru, bityo byongera gukura neza umusatsi. Ubusanzwe iyo ufite ubutare n'umuringa bihagije mu mubiri bituma insoro zitukura zikorwa neza kandi zigakura ku gipimo cyo hejuru, bityo byongera ingufu umubiri wawe ukoresha umunsi ku munsi. Mizero Media irabasaba kuzirikana ko iyo ufashe ifunguro rimwe ry'amasaka burya uba winjije 58 by'umuringa ukeneye mu mubiri wawe ku munsi. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo amasaka uko wayarya kose byongerera ingufu umubiri. Mu masaka harimo 28% bya niacin ukenera ku munsi, kandi ubusanzwe iyi niacin izwi nka vitamine B3. Ni ingenzi mu guhinduramo ibyo twariye ingufu zifasha umubiri gukora imirimo yawo ya buri munsi. Reka dukomereze ikiganiro ku byo wakwirinda cyangwa ibyo wakwitondera ku masaka. Amasaka ni kimwe mu biribwa bitagaragaza uwagize ubwivumbure buturutse mu kuyarya cyangwa se mu kurya ibyakomokaho. Icyakora birashoboka ko gukoresha ibikomoka ku masaka ku bwinshi byateza umubiri ibindi bibazo, kuko buri kintu kirengeje igipimo ntihabura ingaruka giteza mu mubiri. Iyo ni imwe mu mpamvu Mizero Media ibashishikariza kuba mwakoresha ibikomoka ku masaka ku gipimo kidakabije. Ku rundi ruhande ikigage cyangwa amarwa ni kimwe mu byo kunywa bikorwa biturutse mu masaka, ariko twibutse ko biba bisembuye.
mu gihe ikigage atari cyo wiyengeye ubwawe, wabanza kumenya neza uko cyakozwe kuko hashobora kongerwamo ibindi byakwangiza ubuzima, bityo ubanza ushishoze. Nyuma y'ubumenyi ku masaka tubasangije, Mizero Media ibifurije kuryoherwa n'igikoma, umutsima ndetse n'impengeri bikozwe mu masaka. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.